ni umukino wabo na Bugesera. Radio Rwanda twasuye ikipe ya Bugesera, tuganira ndetse na president wa Bugesera ni Gahigi Jean Claude, tuganira n'umutoza Banamwana Camarade. Ariko tubanze twumve Mr President Gahigi Jean Claude tuganiriza ku bigendanye n'uyu mukino barimo kwitegura n'ikipe ya Rayon Sport. President wa Bugesera, turi kumwe mu myitozo hano i Bugesera, mufite match ikomeye cyane n'ikipe ya Rayon Sport kuri wa gatandatu. Ni match kuri kote y'ubuyobozi bw'ikipe ya Bugesera. Mugiye gutegura gute? Imbaraga muri bushyiremo Bugesera ahantu habi rimwe rwanda no kutamanuka. Ni match mugiye gutegura gute ko mugiye gukina n'ikipe ishaka igikombe? Murakoze cyane. Nibyo koko iyi ni match tubona nka match ikomeye kuri twebwe, cyane ko ari match ishobora kugira ikihindura ku rutonde rwa shampiyona, cyane ko ikipe ya Bugesera FC itahagaze neza muri iki gihe. Nkuko mwabibonye amakipe arasa nkaho anganya amanota. Ni match rero twiteguye neza, ngira ngo guhera uyu munsi ikipe iraza kujya muri camp kugira ngo abakinnyi bajye hamwe, bahumeke umwuka umwe, bitegure bimwe, baganire. Hanyuma uretse n'icyo baraza gukomeza kwitegura mu buryo bw'imyitozo kandi ku gihe. Hanyuma kugeza ku wa gatandatu turakeka ko mu by'ukuri ikipe ya Rayon Sport hano rwose amanota tazayahakura. President, ntabwo byoroshye kumva Bugesera yagiye ivugamo ibibazo by'amafaranga n'amikoro, kudahembera igihe, ibibazo by'ubukungu birabagonga, ariko kumva mugiye gukina Rayon Sport lokale mukayijyamo ku wa kabiri, match iri ku wa gatandatu. Umuntu yakwibaza ngo aho gafaranga kavuye he ko lokale tuzi ko nayo ibitoroshye mu bushobozi? Ntabwo ari ikibazo cy'agafaranga cyane, gusa dufite abafatanyabikorwa, dufite abanyabugesera. Hari uwayitwemereye lokale yemera ko nk'umunyabugesera, ari kuretse n'icyo akarere kavuze gati ikipe ntabwo igomba kujya ku mwanya wa nyuma, mugomba gukora. So rero uyu munsi tureke bya bindi njya numva n'ejo abanyamakuru mugira byo muganira ngo ikipe ngo ihinde amanota. Rayon Sport ni dutsinda izabidutsinze rwose. Abanyabugesera bahagurutse bemera kwikorera lokale ku ikipe yabo. Ibyo rero nk'umuyobozi ngewe biramfasha cyane. Ntabwo ari ukuvuga ngo wenda amafaranga yavuye hadasanzwe, ahubwo ni umufatanyabikorwa wavuze uti twebwe ndabaha lokale kuri match ya Rayon, ariko mutsinde match. Ibyo rero umuntu ugufasha kugira ngo yitware neza, ntekereza ko aba azanye igisubizo gihagije ku byo dushaka natwe. President, Rayon Sport nk'ikipe iri ku mwanya wa mbere, ntabwo mutekereza ko mushobora kuyishoramo imbaraga z'umurengera bikarangira hari n'abatsinze, ko ni ikipe ikomeye, imikino noneho iri inyuma ikurikira ikazabagora kwitegura, bikaba byaviramo kumanuka? Mu by'ukuri nta kibazo kirimo cyane kuba twakwitegura Rayon Sport nkuko twitegura andi makipe, uretse ko ntabwo ari Rayon Sport gusa turi bwitegure. Abafatanyabikorwa batubwiye ko ni match 3 zisigaye, ikipe izabiri muri lokale izakomeza kwitegura, kuko match ya Rayon Sport ni amanota 3 n'izindi na 3. Turatekereza rero ko imyiteguro iri bukomeze, kandi nkuko twabiganiriye n'abafatanyabikorwa batandukanye, ikipe iraza kubiri mu murongo mwiza kandi zitegura neza izi match kugira ngo hato Bugesera FC itaza kumanuka. Namwe stade mubona hano eje gatangira gukinirwaho mu cyiciro cya kabiri, byo rwose n'umuhigo twahize ko bitazashoboka. President, atangaza abareyo kuko bagiye bagaba icyo bita ngo na amafamiye, hari abashinzwe gutegura buri match. Abareyo bazazanga hari benshi bashaka igikombe cya shampiyona. Kweri Bugesera ifite ubushobozi buhagarika Rayon Sport ukayikora ku gikombe? Ngira ngo ntago ari ubwa mbere dutsinze Rayon Sport, twigeze no kwitsinda turi mu cyiciro cya kabiri. Rero icyo nababwira cyo ni ntago mbizi, gusa icyo twakoze nuko twabatsinze. Ngira ngo n'ubushize no ku gikombe cy'amahoro naho nitwe twakibakuyeho. Ubu rero n'ubu ntago byatungurana nabwo tukibakuye. Ni ikipe mumenyereye gutsinda? Ikipe rero gutsinda tubimenyereye, bakwitegura. Icyo tubabwiye cyo ni kimwe, nuko iyi ni match ikwiye kwitegurwa ku rwego rwiza. Abakinnyi barabizi, abatoza barabizi. Ni match dukwiye guha agaciro kugira ngo hagire igihinduka ku rutonde rwa shampiyona. PSF yahagurutse, ni nayo yaduhaye lokale. Abaturage bahagurutse, akarere kahagurutse gati mugomba gukora iyo bwabaga ikipe ntimanuka. So rero mu kutamanuka tugomba guhera ku manota ya Rayon Sport. Icyo rero rwose akoya cyane President wa Bugesera Gahigi Jean Claude. Sinzi niba twumva n'abana mwana cyangwa twandika byo President avuze, ariko avuze ko lokale yatangiye hakiri kare kwa kabiri. Lokale yasanzwe bahawe na PSF urwego rw'abikorera mu karere ka Bugesera. Yatangiriye ahantu bita mu Uburiza Unique Hotel. Ibahe iba mu Bugesera. Izo nanu zanyitari uri Bugesera ko ziremere. Batangiye umwiherero, batangiye nijoro. bakoze imyitozo bayivamo bajya mu mwiherero. Kuva ejo ku wa kabiri
Bugesera iri mu mwiherero muri iyi hoteli ngo umutekano kuri hoteli wakajijwe cyane. ngo na telefone ziturutse hanze ya hoteli ntabwo ejo perezida Gahigi yahamagaye umushoferi wa Kwasiteri utwara abakinnyi nibagiye izina rirancitse aravuga ati 8:30 ugomba kuzajya uba uhagurutse kuri hoteli uzana abakinnyi 11:00 ukaba ubatwaye. Ati ibintu byo guhagarara mu nzira abantu baguhagarika sinzi ati ibyo bintu simbisha ni one way. ejo twasanze Gahigi avuye mu nama imwe yari kumwe n'abantu bakomeye atuvugisha yihuta ahita ajya mu yindi nama nimugoroba. Mu nama yakoze mu bo bahuye harimo n'ubuyobozi bw'intara y'Uburengerazuba y'Iburasirazuba ariyobowe na guverineri Prudence Rubingisa n'abayobozi b'akarere njyanama y'akarere mu kubyaza umusaruro ayo mafaranga yatanzwe na PSF. Twaravuga ngo twabahaye amafaranga mukorera lokal, turifuza ikintu kimwe gutsinda Rayon Sport kandi iyo match yarangira mugatsinda n'izindi match ebyiri zisigaye kuko ngo zose bazazikorera lokal kandi lokal iri kundi rwego ngo sumwe hariko wa Rayon Sport noneho na prime bakoze uruziga imyitozo mbere yo kwitangira. Perezida arabanza arabaganiriza yanze kutubwira Dinya yabanje kutubeshya ngo icyo bishimiye ko twabonye bishimye akoma amashyi tubirebera ku ruhande. Dinya abanza kutubeshya ngo hari abakinnyi babiri babyaye ngo nabo bari gukomera amashyi babwira ngo musubire nta mahwa, ariko tubaje umwe mu bakinnyi ahita tubwira ko ari prime. Perezida arababwiye bivugwa ko prime yo gutsinda Rayon Sport ari 200,000 wakinnyi wa Bugesera kandi ubwo iyo ni prime ya komite ya Bugesera. Yego atarajya prime ya PSF abarego barimo baribaza kuko ngo bishobora kugenda bikagera hafi mu 450 ubonetse none ariko imiriremereye nshaka ko twumva ni ya kamarade pe kamarade yatangaje confidence kamarade reba nyine perezida mbunyi narike mumuvuzeho reka twibwire kamarade bana mwana. Iki cyumweru kirakomeye cyane ariko n'icyari gishize cyari gikomeye. Nago mukura yari match yoroshye yari match ikomeye. Ibi byumweru bibiri birakomeye cyane. Tuzaza dukine. Rayon Sport ni ikipe nziza nkuko bivuze, ni ikipe iri ku mwanya wa mbere. Nibuka 2013 iri ku mwanya wa mbere niho nayikuyemo mu gikombe cy'amahoro. Nabwo ndi muri Bugesera timu ya Masaki bayitaga timu ya Masaki. Imizi bihe bishobora kwisubira ugasanga nyiburishije igikombe cyangwa umupira umuntu aza gutsinda kunganya. Hari n'igihe byanga umuntu agatsindwa ariko si cyo neganya ko kuri iyi match nshaka amanota 3. Kocha Bugesera iri mu makipe arwana no kutamanuka. Ubundi ibi bintu ubikora gute kuko si bwa mbere ugiye kubikora n'ubundi abantu bavuga bati Bugesera n'ikimanutse ubwo ifite kamarade niwe mucunguzi w'ibintu byananiranye. Ubundi ibi bintu ubikina gute mu mikino kuki imikino ya nyuma ya shampiyona uburyano buri umutoza w'igitangaza? Sinzi n'abandi wenda barabize ariko nzi kubana n'abakinnyi. Icyo nzi nuko abakinnyi aribo ba acteurs nibo bantu baza genda za hariya mvuge tugende tugaruke tugire dutya duhagarare dutya ariko nibo bari buze gukora ayo action ya nyuma. Rero nzi kubana n'abakinnyi ndabegera ngabereka ko nkabasaba ngabereka ko nibo batuma mba umutoza ukomeye. Abakinnyi baranyumva rero ibyo mberetse bakabikora kandi ngabereka ko nkabaha morale ngabereka ko nta cyacitse. Nka match ya mbere yari inkomere yari match ya Marine nageze abambwira ko ikibuga kitajya gitsindirwaho nanjye mbyitege ko nari bugitsindireho ariko twarakoze cyane turitegura tugitsindiraho. Match ya kabiri ya Rayon niyo ngiye kwakinira ndajyaho naho ndebe ku kibuga kimeze neza. Iyo match rero niyo mvuga ko ari match zaba ari nziza. Rayon ni ikipe nziza, ni ikipe ifitemo wenda amasuspension menshi nanjye wenda zirimo, ariko ikiza nuko twese nyuma ya suspension nk'eshatu ziri muri Rayon turaza kuza turwane turebe ko iyo Rayon Sport twayikura amanota 3. Senior coach kamarade izo suspension ziri muri Rayon zabarize nazo mvuza kakanya barazizi nabo barazizi ubwo natangaga message hari technique zibaho najyaho nange message ko izo suspension eshatu nzizi. Ukuntu mbikora hari umukinnyi nereka abakinnyi banjye ko gutsindwa na Rayon Sport nta gitangaza cyahabo ariko gutsinda Rayon Sport ni igitangaza. Nabereka rero dukina umupira wacu
dutegura igitego turagitsinda, nikibura dutangire twongere turagitsinda. Mbere karo ntihagire ujya kuri pressure kuko utsinzwe na Rayon Sport nawe uri bukuvebe, ariko nutsinda Rayon Sport ayo manota yawe araba ameze neza. Hanyuma kuri icyo kibazo ngo nabandi buze kuyisubira, match nago zisa Rayon ya 2013 siyo y'ubu ngubu. Rayon y'ubu y'abasaza ni Rayon Sport igomba kwitondera, utegura nayitegura. Ni match rero izakomera kuko usanga utegura iwawe nabo bahageze. Ubwo rero ni ibintu turi buze gushyira aho ngaho koca ugeze hanze y'ikibuga muri iyi mikino ya nyuma ya shampiyona haba havugwa cyane kurusha ibiri mu kibuga. Hari impungenge z'uko ushobora gutegurwa no hanze y'ikibuga cyangwa nawe ukaba nk'abaguteye ubwoba cyangwa nawe ukaba wategura hanze y'ikibuga. Nago wategura Rayon Sport hanze y'ikibuga nago bishoboka, ahubwo Rayon Sport niyo yagutegura hanze y'ikibuga. Ahubwo ikintu twebwe dukora ni iki, nuko abakinnyi banjye mbizeye, abakinnyi banjye ndabizeye kuko nzi neza amakipe yenda kumanuka twagiye duhura nayo nabwo hajemo izo mbogamizi, ariko abakinnyi kuko duhuje hari igihe ukabona ko icyo kintu ntabwo bashobora kugikora. Ubwo icyo twiteguye nuko twiteguye kwitegura match neza, match yo kuwa gatandatu tukayishakamo amanota 3 kandi kubera Imana tuzayabona. Arakoze cyane bana mwana Kamarade arimo aradagadwa, afite ubwoba ko ngo abasaza ngo uko abasaza ba Rayon Sport nta muntu urusha Rayon Sport gutegura hanze y'ikibuga, baraza kumutegura uko byagenda kose. Ariko reka mvuge ibintu tutavuze turi codinga, ariko menya biri buze guhura n'ibyo uyu mure yanyandikira, reka bivuge ibintu tutavuze turi codinga, reka manze ntage zandani. Hano umwe mu bareyo bakomeye aravuga ngo mbere na mbere Perezida Gahigi ibintu byo gufata Rokari bakayishyira kuri PSF ngo sibyo, ngo aya mafaranga ngo abareyo ngo baza aho yavuye ngo barahazi. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri, uwo bita Kamarade avuga ko ngo aryamye kubanga rikomeye cyane, ngo yikuriye mu nzu ya federation, ngo yiboneye liste ya suspension yabitubwiye hanze ya mikoro, abakinnyi batemerewe kuzakina, avuga ngo Muhire Keve yemerewe gukina, kapiteni Muhire Keve, uwo bita Azizi Kuranya Basane, abo ngo ni suspension, ndetse na Rukundo pa play. Aravuga ngo uwo mukinnyi uzakinishwa muri abo izaba ari forfait bitego 3. Cyo ni icya mbere. 3 nkahita nyabona. Aravuga ngo kandi abo ni badakina tuziturana hasi, tuzarya neza nka Bugesera. Kamarade yakaniye ngo niyo match igiye kumuhindurira ubuzima n'igitereko nk'umutoza. Umwe mu bareyo bakomeye cyane uba mu bategura imikino ya Rayon Sport, bamwe bashyiramo agafaranga kugira ngo ikipe bigenda. Ati ibyo Bugesera irimo no kwikira igitabo agaseka, kubaha umwiherero ntibivuze kubatiza abakinnyi, niba bashaka bawukorere mu mahanga, niba bashaka barindwe na special force bazabirya. Ariko ibyo kuvuga ngo kubatiza abakinnyi, reka twibutse bamwe mu bakinnyi ba Bugesera bakomeye, abariyo mutazagenda muzi ko ari ibintu byoroshye. Bafite umukinnyi rutayizamu ukeneye kongera ibitego, aranganya na Nganya afite 13. Umar Aba ejo twaramwitegereje n'umukinnyi ukomeye cyane uri tayari. Bafite Ngendahimana Eric wabahaye igikombe cy'amahoro Gasongo, arahari ni umukinnyi ukomeye. Bafite umukinnyi witwa Yannick Ifi n'inkoko kuko na samaki, we tuzamwumvira. Abo bakinnyi uvuze bakiniye rejo tuzabumva mu rogo. Yannick we yavuze ngo iby'ifi n'inkoko ntabwo rwose ari ngombwa, ati ku gahembe ibintu bibarusha cyane. Aravuga ati ndashaka kubahana ku buryo nzahita mbona ikipe hanze ariko nsinzereyo. Bafite Kaneza Augustin ni kapiteni wabo, yakinye mu ekipa akomeye cyane arimo izo za Gasogi. Kaneza Augustin abantu baramuzi ni mukuru wa Nshuti Innocent. Bafite Mucyo Didier Junior wakinnye muri Reyo, arahari yakaniye cyane. Bafite Iradukunda Eric kuri 3, n'umukinnyi wagize ibihe byiza muri ya Kiyovu yaryanaga cyane, urumva. Bafite na Jean Dodine. Bafite Faruk Ruhinda Santongo Saifi International. Abareyo mugende muzi ko ibintu bitoroshye. Ibiciro byo kwinjira Bugesera amaze kwishyira hanze. Match iri ku isaha y'isa 9 zuzuye kwa gatandatu munsi y'umusozi wa Mayange na Maranyondo wallahi. General Gahigi yavuze ko kuri bwa bwatsi buri parallele na VIP bureba hakurya kuri ya etage nziza cyane, hafi handi bagiye kwatera intebe z'intambiki, ngo bazategura neza, bazahishyuza 2,000. Yego
urahabona stade pro gusanzwe yakira abantu 5,000 hakurya mu byatsi ni hanini stade cyane gusanzwe yakira abantu 5,000 ariko nibashyira abantu iyo muri ibyo bice bizarenga 5,000 kuri iyo myanya y'intebe z'intambike. intebe z'intambike ni nka zimwe zabaga mu no guteraho imbabari ewana abafana bakicara cyangwa se bagahagarara n'ubwo abafana ntibakenera kwicara. yego ni 2,000 regira hahandi hasanzwe mu maesikariye ni 5,000 hamwe muri esikariye hanatwikiriye n'adatwikiriye. hakaza VIP ni 10,000 VVIP ni 20,000 barakoresha ka kanyenyeri ko hambere kakandi ka uridi musanzwe muzi cyane akanyenyeri 939 urwego nako gusa akanyenyeri 939 urwego ubundi abaturage ngo bahagurutse tukareba niba igikombe kizasigarayo niba Bugesera izacyohereza ishyorongi cyangwa se niba Rayon Sport izakivanaho ikikoreye kuko iriya match nirangira Rayon Sport ntonsa iriya match irangira Rayon Sport ifite ubwoba ko umuriro ashobora kuhasigara finito bizabirangiye match irakomeye cyane ufite ibicuru abafana ba PL muzareba match ya PL na Gorilla Nyamirambo cyangwa namwe muzajya Bugesera ni ikintu gikomeye kuko match y'Nyamirambo ishobora kuba ari urucabana. ngayo nguko rero nk'uko mukomeje kubyumva rero ni mu ikipe ya Rayon Sport ikomeje kwitegura imikino 3 niho hantu yashyize imbaraga nyuma yaho itakarije igikombe cy'amahoro itsinzwe na APR FC. bimwe mu bintu byababaje abareyo b'indani bano basaza ba Rayon Sport haba Prosper ndetse n'abandi bakunzi ba Rayon Sport bagenda bashoramo amafaranga yabo bano ba Tadeyo bose ubona yuko bababajwe n'ura mukino bikomeye cyane batsinzwe n'ikipe ya APR FC wa finali igikombe cy'amahoro ubwo batsindwaga ibitego 2-0. ubona yuko ikipe ya Rayon Sport yahise ikanguka iri gushyira imbaraga nyinshi cyane muri no mikino 3 iri imbere aho barahera ku ikipe ya Musanze. mwabyumvaga rero ikipe ya Musanze nayo ko ari ikipe ya kane no mukino hari n'amakuru ari kuvugwa yuko mu mafaranga nubwo bavugaga amafaranga bagiye bahabwa agiye avano atandukanye biri kuvugwa yuko n'ikipe ya APR FC hari support ishobora kuba yashyizemo mu buryo bwo kujya muri lokale uburyo bw'imibereho ndetse na prime kugira ngo barusheho gukanira no mukino bazakiramo ikipe ya Rayon Sport. ni match izaba ari shiraniro rizabera mu karere ka Bugesera ubwo bazabakiriye Rayon Sport. imwe mu mikino coach Kamarade avuga yuko izamuhindurira ubuzima naramuka asinze ikipe ya Rayon Sport kandi n'umukino uzasevinga ikipe ya Bugesera kuba yaguma mu cyiciro cya mbere. dore yuko Bugesera murabizi ku mwanya w'inyuma iri guhatana rero ngo urebe yuko itazamanuka mu cyiciro cya kabiri. ko mwakomeje kugenda mu byumva akarere ka Bugesera kari gushyiramo imbaraga abakunzi ba Bugesera bafite imitungo igitandukanye tutibagiwe n'ikipe ya APR FC iri kuvuga yuko nayo hari akantu yaba yatanze muri Bugesera kugira ngo bayifashe kuba bayitsindira Rayon Sport baye babasha no kwitwara igikombe cya shampiyona nyuma yaho bayitwara igikombe cy'amahoro. Rayon Sport rero nayo ntiyicaye ubusa bakinnyi bari muri lokale bari kwitegura bameze neza kugira ngo barebe ko uno mukino wa Bugesera bazawegukana ubundi babone no gutegura imikino 2 isigaye. mwabyumvise interview ya coach Kamarade mutoza w'ikipe ya Bugesera avuga ati ikipe ya Rayon Sport si ubwa mbere n'abanyujije igikombe ati n'umwaka ushize ninjye wayekuye ku gikombe cy'amahoro ndayitsinda. ati nubwo nta mikino isa n'indi ariko ikipe ya Rayon Sport ni imwe mu makipe rwose atazaducika kuri uno munsi. ikipe ya Rayon Sport rero ni ikipe ikunda kugirana amahare na Bugesera bikomeye. murabizi Bugesera ikiri mu cyiciro cya kabiri itsinda Rayon Sport mu gikombe cy'amahoro hazamo ibintu by'amasake nguko batsindaga igitego ariko banyigirizaga isake. ni ibintu byavuzweho byinshi cyane ibintu by'amarozi. murabizi ikipe ya Bugesera na Rayon Sport yo zahuye ubona yuko ni match amakipe yombi aba yakaniye ku rwego rwo hejuru cyane kandi noneho zigiye guhura ino match ari ikintu ivuze ku ikipe ya Bugesera irahatanira kutamanuka mu cyiciro cya kabiri noneho ikipe ya Rayon Sport nayo ku gikombe yakaniye nyuma y'uko ikosi gatakaza igikombe cy'amahoro.
ikipe ya Bugesera rero nayo yamaze igihe itakaza amanota menshi. Iki ni cyo gihe dore yuko ngo bagiye gukora rokare kandi bari bunagumemo batsindwa na Rayon Sport bayitsinda, dore yuko bagomba no gutegura indi mikino isigaye kugira ngo barebe ko basevinga sezo yabo. Akarere ka Bugesera ikipe yabo nimanuke mu cyiciro cya kabiri ari imwe mu makipe asusurutsa uriya mujyi wa Bugesera. Ngayo nguko rero iyi nkwibutsa yuko ni Waramutse Rwanda uba ukomeje kugenda udukurikiraho. Nimba utarakanda subscribe iki nicyo gihe ngo ube wayikora. Ciao.